Nshuti bavandimwe, ndabaramukije mu izina rya Yesu, amahoro y'Imana abane namwe. Muri kumwe n'Uwineza Juliette, mperereye mu majyaruguru y'u Rwanda, intara y'ivugabutumwa ya Ruhondo, itorero rya Karambo. Tugiye kubana mu ijambo ry'Imana rifite insanganyamatsiko ivuga ngo guhagarara ahirengeye. Dusenga Imana. Urakoze data mwiza, urakoze kubana natwe. Uyu mwanya uduhaye amahirwe yo kubumbura ijambo ryawe. Wadusezeranije ko nituribumbura tuzahuriramo nawe. Ndagusaba ngo utubere umwigisha mukuru, Umwuka Wera tubere umuyobozi, njye n'abaguteze amatwi dutegurirwe kuzaba mu bikari byawe, kubw'izina ryiza rya Yesu. Amina. Guhagarara ahirengeye. Ndahamya ko umuntu uhagaze mu mpinga y'umusozi abasha kureba hirya no hino, akaba afite amakuru umuntu uri hasi mu kibaya atabasha kumenya. Niko no mu buryo bw'umwuka bimeze. Umuntu ubana n'Imana mu ijambo ryayo no gusenga aba afite amakuru utabana n'Imana muri ubwo buryo atabasha kumenya. Tugiye kurebera hamwe abantu bahagaze ahirengeye mu bakurambere bacu, badutegurije ko natwe duhagarara ahirengeye. Igitabo cy'umuhanuzi Daniyeli ni mu gice cyaho cya mbere, turatangirana n'umurongo wa mbere. Hatubwira ngo mu mwaka wa 3 Yehoyakimu umwami w'Abayuda ari ku ngoma, Nebukadineza umwami w'i Babuloni yateye Yerusalemu arahagota. Uyu Nebukadineza amaze kugota Yerusalemu, yahanyaze ibintu, ahanyaga n'abantu. Muri abo bantu yanyazeyo harimo Daniyeli, Hananiya, Mishayeli na Azariya. Ijambo ry'Imana riratubwira ngo muri abo bantu bageze i Babuloni, umwami Nebukadineza ategeka Ashipenazi umutware w'inkoneze kuzana abana b'abasore bo mu Bisirayeli bo mu muryango w'umwami, n'ab'imfura abandi batagira inenge, ahubwo b'abanyaburanga, b'abahanga mu bwenge bwose kandi bajijuka mu byo kumenya, b'ingenzuzi mu by'ubwenge kandi batinyuka guhagarara mu nzu y'umwami. Umwami Nebukadineza ashaka abantu bazamufasha mu mirimo imwe n'imwe y'ibwami. Atoranya abantu abasore bagombaga kuba bafite izi ndangagaciro bo mu Bisirayeli, n'ab'imfura abandi bagombaga kuba ari abaziranenge, bagombaga kuba bafite uburanga, ari abahanga mu bwenge, bajijuka mu byo kumenya, b'ingenzuzi mu by'ubwenge kandi batinyuka guhagarara mu nzu y'umwami. Ibi bishatse kutubwira iki? Dukwiriye gutekereza niba umwami wo mu isi yararebye akabona ko abazamuba bugufi bagomba kuba bafite indangagaciro zibatandukanye n'abandi bose basanzwe. Mbese umwami Imana, mu gihe twitegura kuba mu bikari by'Imana, uratekereza ko abazaba muri ibi bikari Imana itazabatoranya ibyitondeye? Bagombaga kuba batagira inenge. Reka ngubwire nshuti muvandimwe, abazaba mu bikari by'Imana bagomba kuba ari abaziranenge, nta cyaha, nta munkanyari biri mu mibereho yabo, nta kizinga. Ibi twabikesha kwakira Yesu Kristo waducunguye. Niwe waduha imibereho mishya, akaduha imibereho y'abera, akadutandukanya n'icyaha. Bagombaga kuba bafite ubwenge, bajijutse. Ijambo ry'Imana riratubwira ngo dore kubaha Imana nibwo bwenge, kandi kuva mu byaha niko kujijuka. Ibi tuzabikesha kwiga ijambo ry'Imana no gusenga. Nibyo bizatumenyesha ubwiru bw'ijambo ry'Imana, imibereho Imana idushakaho. Bagombaga kuba ari ingenzuzi mu by'ubwenge. Uyu munsi isi iriho ifite benshi batagenzura,
batazi gutandukanya icyiza n'ikibi. Ikibi bagishyira mu mwanya w'icyiza, icyiza bakagishyira mu mwanya w'ikibi, ibiryoshye bakabishyira mu mwanya w'ibisharira, ibisharira bakabishyira mu mwanya w'ibiryohereye. Bagomba kuba ari ingenzuzi, bazi gutandukanya icyiza n'ikibi. Ijambo ry'Imana riratubwira ngo bagomba gutinyuka guhagarara mu nzu y'umwami. Imana ikeneye abantu bayibera abahamya, badatinya hakomeye aho rukomeye, ahubwo bakwiriye kuba batinyuka guhagararira Imana aho ibakeneye hose. Nuko umwami abategekera igaburo ry'iminsi yose ngo abarere imyaka 3. Bagombaga kurya ku byo kurya by'umwami, bakanywa no kuri vino umwami yanywagaho. Aha hari icyigisho ngira ngo uzirikane. Satani yifashishije isi, arashaka ko abatahajuru yabigarurira akoresheje imirire n'iminywere. I Babuloni bagombaga kurya inyama, bakanywa inzoga ku byo kurya by'umwami, kugira ngo ibi byo kurya tuzirikane ko tugizwe n'ibyo turya. Umwami yashakaga ko bagira indangagaciro z'ibwami z'i Babuloni, kandi umwami yashakaga ko babarera imyaka 3 barya kuri ibyo byo kurya n'ibyo cyo kunywa, maze bakazabamurika. Ijambo ry'Imana harishaka kutubwira iki? Isi irashaka kudutandukanya n'Imana. Satani yayigize igikoresho ngo duhanagurwemo indangagaciro z'abaragwa b'ijuru. Nyamara ibyanditswe byera biratubwira ngo maze Daniyeli agambirira mu mutima kutaziyandurisha ibyo kurya by'umwami. Nshuti bakundwa, dukwiriye gutekereza tukazirikana indangagaciro z'iwacu mu ijuru. Isi ni igikoresho gishaka kuduhuza nayo hakoreshejwe imirire ndetse n'iminywere. Mbese nshuti muvandimwe, uhagaze ute kuri izi ndangagaciro? Abana b'Imana nabo Imana ibafitiye umugambi. Igitabo Bibaho mu minsi y'imperuka ni paje 54. Hari aya magambo avuga ngo Imana iri kugerageza kutuyobora intambwe ku yindi, kugira ngo dusubire ku mugambi yari dufitiye kera, uko umuntu yagombaga kubeshwaho n'ibivuye mu butaka by'umwimerere. Mu bategereje kugaruka k'umwami wacu, bazareka kurya inyama burundu. Inyama ntizizongera kuba mu bigize amafunguro yabo. Abazaba mu bikari by'Imana, tugomba guhora dutekereza kuri iryo herezo, kandi tugaharanira gukora dushyizeho umwete turirangamiye. Kuvugururwa gukomeye kugomba kugaragarira mu bavuga ko bategereje Kristo ugiye kugaruka vuba bidatinze. Ivugurura rishingiye ku buzima mu bantu bacu rigomba gukora umurimo ritigeze rikora. Ijambo ry'Imana rirakomeza ritubwira ngo hari abagikomeje kurya inyama z'amatungo, bigatuma bashyira mu kaga ubuzima bw'umubiri, ubwenge n'ubw'umwuka. Bagomba gukangurwa ku gakaga kabugarije ko kurya inyama. Benshi ubu bafata imuzombi ku kibazo cyo kurya inyama, bazava mu bwoko bw'Imana ndetse ntibazongera kugendana nabwo ukundi. Bavandimwe, Imana ifite umugambi ku bari mu ruhande rwayo. Satani nawe yifashishije isi, afite umugambi wo gukura Abisirayeli, Abaheburayo, ku mwimerere wabo, maze bakimenyereza iby'i Babuloni, umucyo w'Abakarudaya. Ijambo ry'Imana riratubwira ngo uyu Nebukadineza yagombaga kubatoza n'ururimi rw'Abakarudaya. Isi irashaka gutoza abatahajuru ururimi rwo mu isi, n'imirire yo mu isi, n'ubwenge bw'isi. Bakaba mu isi basa n'isi. Nyamara ijambo ry'Imana riratubwira ngo dukwiriye kuba mu isi tutari ab'isi. Mbese wowe ubitekerezaho iki? Menya ko duhagaze hagati y'isi izahoraho n'isi ishaje. Dukwiriye kugira itandukaniro. Ijambo ry'Imana riratubwira ngo maze Daniyeli asaba Ashipenazi umutware w'inkone ngo
we na bagenzi be abagaburire ibishyimbo n'amazi. Ngiryo ifunguro ryari rigenewe abana b'Abaheburayo bari baritoje umwimerere Imana yari yarabamenyesheje. Reka nkubwire nshuti muvandimwe, abaragwa b'ubwami bw'Imana bafite umwimerere wabo ubatera ubuzima, bakagira amagara mazima kandi bakabikomoraho ubwenge. Dukwiriye kuzirikana ko tugizwe n'ibyo turya. Imana itugirire neza. Ijambo ry'Imana riratubwira ngo maze nyuma yaho iki gisonga cyabemereye kubagaburira igaburiro bari basabye. Nyuma y'iminsi 10 kije kubagenzura, cyasanze bafite itandukaniro n'abaryaga ku byo kurya by'umwami n'abanywaga kuri vino y'umwami. Asanga mu maso haba Daniyeli ari heza ndetse banabyibushye, maze bakomeza iryo funguro. Imana ihabwa icyubahiro. Imana natwe irimo iradutoza mu gihe ishaka ko twaba mu bikari byayo. Iradutoza muri buri kimwe cyose kugira ngo tugire ubwenge bw'ijuru, kandi n'ururimi rwacu Imana irarudutoza, ururimi rw'abatahajuru. Ukwiriye kubigira ibyawe, nanjye nkabigira ibyanjye. Ijambo ry'Imana riratubwira ngo nyuma y'imyaka 3 baje kumurikirwa umwami, barya kuri bya byo kurya bari barasabye. N'ababaga ku ifunguro ry'umwami bose bateranira hamwe babazana imbere y'umwami. Ijambo ry'Imana riratubwira ngo bageze imbere y'umwami. Muri abo bose ntihabonetse uhwanye na Daniyeli na Hananiya na Mishayeli na Sariya. Nicyo cyatumye bagira abakozi be mu ijambo ryose ry'ubwenge no kumenya icyo umwami yababazaga. Yabonaga barusha abakonikoni n'abapfumu bose bari mu gihugu cye cyose inkubwe 10. Imana ihabwa icyubahiro. Reka nkubwire nshuti muvandimwe, amahame y'ijambo ry'Imana atugira ibikomangoma, atugira abanyabwenge, kandi atugira umwihariko. Niyo mpamvu Imana iri kudutoza. Mbese nawe uremera gutozwa n'ijambo ry'Imana? Ijambo ry'Imana ririmo amahame ngenderwaho y'abazaba mu bikari by'Imana. Igitabo Inama zigirwa Itorero ni paji 119. Hari aya magambo avuga ngo Imana ishaka yuko twagira ibyangombwa byose byatuma tuba ibihangange mu bwenge. Niyo mpamvu Imana iri kudutoza, ikadutoza mu mirire, ikadutoza mu myambarire, ikadutoza mu minywere, kugira ngo tube ibihangange mu bwenge. Iyaba abantu barushagaho gusoma Bibiliya, iyaba ukuri kwayo kwasobanukaga biruseho, twabaye abantu bahugukiwe cyane kandi babahanga cyane. Kwigisha ibya Bibiliya ni ubuyobozi bw'ingenzi mu mibereho y'umuntu. Nshuti mukundwa, kwiga Bibiliya bikwiriye kuba ubuzima bwa buri wese. Bigaragaza amahame ameze nk'ibuye rikomeza imfuruka. Ibuye rikomeza imfuruka riba ari ingenzi mu nyubako. Niko n'ijambo ry'Imana ari ingenzi mu buzima bw'umuntu. Amahame agenga gutera imbere kw'igihugu abonerwa mu ijambo ry'Imana. Amahame ageza imibereho myiza y'abaturage ariyo gihome cy'umuryango ayabonerwa mu ijambo ry'Imana. Niba ushaka umuryango muzima, ba mu ijambo ry'Imana. Muri iki gihe imiryango myinshi iri hafi gutandukana, abandi baratandukanye ngo bakemuye ibibazo, abandi barakemuza ibibazo, ubwicanyi mu miryango. Reka nkubwire nshuti muvandimwe, ibi ntabwo ari igisubizo cy'ibibazo mu miryango, ahubwo ushaka icyerekezo kizima akwiriye kuba mu ijambo ry'Imana. Reka nkubwire nshuti mukundwa, uzaba mu ijambo ry'Imana niwe uzabona icyerekezo cy'ibi bihe biyoberanye. Guhagarara ahirengeye. Daniyeli na bagenzi be bahagaze ahirengeye mu ijambo ry'Imana, maze bibatandukanya n'abandi. Reka nkurarike nshuti mukundwa, igihe tugiye kuzakomeza n'umugabane wa 2 w'iki cyigisho, ndakurarika kugira ngo nawe Imana iguhagarika ahirengeye. Tuzagira umugabane wa 2 n'uwa 3, maze
turebe ubutwari bwo guhagarara ahirengeye mu ijambo ry'Imana. Pawulo mu rwandiko yandikiye Abafilipi igice cya 3 umurongo wa 20 hari aya magambo avuga ngo ariko twebweho iwacu ni mu ijuru. Dukwiriye kugira indangagaciro z'abaturajuru. Imana ikeneye ingenzuzi mu by'ubwenge. Ntabwo nasoza ntababwiye aka kantu. Njya mbona abantu bagira ibirori mu isi maze bagategura ibyo kurya n'ibyo kunywa, maze abantu bajya ku mafunguro, ukabona umuntu ahereye ku ifunguro rya mbere akageza kuri soza nta na rimwe ahiseho. Nyamara aya mafunguro aba harimo ayo bateguriye abarwayi badashoboye ibyo kurya byose, haba harimo ibyo kurya by'abantu b'Imana batandukanye n'abarya ibyo babonye. Njya mbona bategura ikiribwa cyitwa tofu kiva ku kimera cyitwa soya. Iki kiribwa kiba kigenewe abatarya ibikomoka ku matungo, ariko ukabona umuntu ahereye ku ifunguro rya mbere kugeza kuri heruka akabuzwa nuko isahani ye imaze kuzura rwose, abuze aho ashira ibindi. Reka nkubwire, uyu muntu ntabwo yazaba mu bikari byo mu ijuru. Hakenewe abantu b'ingenzuzi bazi kurobanura ibikwiriye, bagatandukanya icyiza n'ikibi, bakamenya ibibakwiriye. Abantu b'Imana turi umwihariko. Haleluya! Imana itugirire neza njye namwe, idushoboze guhagarara hirengeye muri ibi bihe biyobeye abatuye isi. Imana idushoboze kuba mu ijambo ryayo, iduhagarika hirengeye nk'aba bakozi b'Imana. Imana iriho irakusanya abahagaze ahirenge ikoresheje ivugabutumwa. Irararika Abisirayeli, ikararika abanyamahanga binyuze mu ivugabutumwa ngo bagire indangagaciro zimwe, bahurire ku mirire imwe, bahurire ku minywere imwe, bahurire ku buziranenge bw'abazaba mu bikari by'Imana. Ndakwifuriza kuba muri abo. Imana idushoboze njye nawe mu izina rya Yesu. Amina. Urakoze nyakubahwa, urakoze kutugaburiye. Reka uyu mutima utubere wo gutunga ubugingo, uzatugeze mu bwami bwawe. Njye n'abamaze kukumva baguteze amatwi mu izina ryiza rya Yesu. Amina.